muhawe ikaze muri kino kiganiro cy'abana cy'uyu munsi. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Peter. Hano umunyamakuru witwa Mensiye wa Danje. Peter muramuzi rero, mumenyereye hano kuri no channel yitwa Mucyo School TV. Hari cya kiganiro ukunda cyitwa Strong Man ni mayi. Ko se muragikora ryari ko muri gutindira abanyarwanda? Reka turaza kugaruka vuba twika twimuje. Muraza kuza. Uyu munsi rero turagarukanye mu kiganiro cyitwa Primary Show. Mu kiganiro tugiye gukora uyu munsi, ikiganiro kiryoshye, ikiganiro turi buze gutumiramo abana b'abanyeshuri bakatubwira ibintu bakora bageze muri vacances. Uyu munsi harashya kuko dufitemo n'abahanzi. Harimo n'abahanzi. Harimo umuraperi witwa Didiyizo. Basanze ku Mucyo School. Araririmba, aratwika muri iyi minsi arimo araca ibintu mu mujyi wa Kigali. Ni karibu cyane rero. Ariko ujye nibutsa n'abantu ko ikiganiro cyacu tugikorera hehe mu mujyi wa Kigali. Nk'abantu bari mu ntara y'Uburengerazuba cyangwa mu majyepfo bakeneye kumenya ikiganiro gikorerwa, bakazaza nabo tukabaha ikiganiro. Hanyuma rero uyu munsi Kagashya wari umaze kuvuga ko umuhanzi Didiyizo tugiye gutangira twakira umuhanzi abanza dususurutsa abantu banarebe niba nabizi. Wabona turi no ikiganiro cyacu cy'abana uyu munsi kigiye gutangirana n'umuhanzi Didiyizo. Abana aho biga hirya no hino hatandukanye baze kutubwira ko nabo bari ku rwego rw'uyu muhanzi twasanze ku Mucyo School. Bamuhanzi ni mubi cyane. Uyu we mu mujyi wa Kigali arimo kudomina. Ni uri ku mwanya wa mbere mu mujyi wa Kigali. Twatangira tumwakira rero Didiyizo yatambuka akaza katucishizaho igihangano kimwe. Okay, igihangano cyawe Didiyizo. Twagenda rwose kira mikoro yamubangamiye. Oya na rape nta mikoro. Twigendere Didiyizo. Agiye Nyamirambo nkura n'umurambo uri kujya bombo kandi uwo murambo wari igisambo. Inka yanjye Uyu mwana ararenga kabisa. Oya umva ko mutembera gasubiremo. Wagiye Nyamirambo turagakunze cyane. Ongera sha. Agiye Nyamirambo nkura n'umurambo uri kurya bombo kandi uwo murambo wari igisambo. Oya n'igisambo kabisa. Urakoze cyane. Wacu rwose kuturuka ku Mucyo School. Urakoze cyane. Urabona ko ntabwo twibeshye kumutoranya rwose. Mwabanyeshuri mwegere hino rwose. Abanyeshuri bazi ubwenge muri kiriya kigo. Wabona ko baranakeye. Bageze gute? Barakeye kabisa. Icyo mise mbona muri aba banyeshuri birashoboka ko bano banyeshuri baba ba mbere ku kigo cyabo. Wa mbere. Ese yaba ari uyu nguyu w'umuhungu cyangwa ni uw'umukobwa? Turaza kubimenya. Reka dutangire tubakira batwibwira. Turabakiriye mu kiganiro. Muratangira mutubwira amazina yanyu n'amashuri mwigamo. Bayita Yashira. Niga ku Mucyo School. Niga ku mwaka wa kane. Twakomereza hano kandi. Amezi bigiye ku Mucyo School. Niga mu mwaka wa kane w'amashuri. Bose nabo muri P4. Mwese mwiga mu mwaka wa kane. Murigana? Ikitumye rero tubakenera muri iki kiganiro twagira ngo muze kudufasha kumenya uko igihembwe byari bimeze. Hariho abana hanze hano twajyaga tuganira nabo bakatubwira ngo kino gihembwe mu byari bikomeye ngo bizami ngo byari bikomeye. Nawe wabyumvise. Reka rero noneho tubatumiye nk'abahamya mutubwire igihembwe amasomo byari bimeze gute. Ni ibiki byaboroheye? Ese muratsinda mu masomo yanyu mu mwaka wa kane? Reka tuba aricyo kibazo duheraho. Twahera hano kuri David. Tube turetse kujya ku bizamini ahubwo banza utubwire ibirebana amasomo mwayatsinda cyane. Amasomo aborohera ni nkayahe? Imibare murayikunda iraborohera? Imibare yankomereragara. Umugenzi we nawe ni imibare ni byo somo riborohera? Ni ukuvuga ngo isomo ryoroha muri P4 ni mate yonyine. Ubwo ayandi masomo bisobanuye ko yaba akomeye. Ubonamo 0 se mu yandi masomo? Oya. Igifaransa kiroroha? Ntacyo nzi. Nanjye niyo shana. Tubonanye n'abarimu rero. Uhitemo twigisha. Tubonanye n'abarimu. Okay, dusipoze yuko ko uhuye na mugenzi wawe hanze hano n'ubwa mbere muhuye wenda munahuye ari na mu gitondo. We yivugira ikinyarwanda cyonyine no kuba wenda ntacyo azi n'igifaransa. None n'ikintu cya mbere wakora ugibonana n'uwo muntu ni iki? Wabanza
ukumusuhuza hanyuma reka tubaze hirya yiwe tuvuge ko ugiye gusuhuza umuntu mu gifaransa tubonereho kandi reka buriya bahite banatwigisha wamusuhuza ngo iki bonjour tubigerageze wita umusuhuza gutya bonjour Bonjour. bonjour ntabwo nzi icyo gusubiza mu gifaransa none se nahita Wahita umusubiza. oui bonjour aho bimbwiye twumve bonjour oui bonjour Wow. birarangiye ukabura umusuhuza ukabumenya igifaransa nkaba narakinnye beza cyane biranoroshye abantu mwese mudukurikiye turababwiye ngo bonjour ni akantu twize nawe muri iki subiramo ngo kiganiro oui bonjour no kwita usubiza bikaba birarangiye ubwo igifaransa kandi twakimenye kabaye biragaragara ko cyoroshye cya gifaransa urumva rero nimba iki gifaransa kiborohera mate ikaba iborohera ubwo se hasigaye iki ubwo se ikinyarwanda nicyo kibakomerera Rwanda na siyansi. aha biroroha nabyo nabyo ni bimwe mu maso siyanse mwigame biki aha wow Twigamo ibijyanye n'inyamaswa. Siyansi twigamo ibijumba. seko numva ntarimo kubishyikirana mumfashe fasha urumva ngiye n'igihe ngarukira mu ishuri rero ni kera siyanse harya siyanse ubundi ni iki iyo bavuze siyansi hari iyo yitwa seti cyangwa niyo sosho Siyansi yitwa seti. ni seti none muratubwiye ngo muri seti ngo bigamo mwigamo ibiki ibiki Inyamaswa n'ubuhinzi. amasomo yose yari yoroshye azaba uwa mbere uyu nguyu ari kuva ngo nanjye nari mfite amatsiko yo kuza kumubaza ako kantu byaba bisobanuye yuko ko ubundi unabitegereje bano bana biraboneka ko byanze bikunze ashobora kuba baba abambere divine twahera iruhande rwanjye divine ujya uba uwa mbere ujya uba uwa mbere uheruka kuba uwa mbere wambwiye ko mwiga mu wa kane iki ni igihembwe cya kabiri igihembwe cya mbere wari wabaye uwa mbere ubwo nicyo bisobanuye wow divine tumukomera amashyi igihembwe cya mbere witonze gukoma amashyi igihembwe cya mbere kandi yarabaye uwa mu mbere bizamini abantu baratungurana byarese wari wagize amanota angahe divine ubona 90 mu wa kane kugira ngo 95 azaze muhembe it's okay mugenzi wawe reka tubwira dufashe hanyuma nawe tubwire wowe uwo kangahe Njyamba uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. uwa kabiri cyangwa uwa gatatu kubera iki kuba uwa mbere ubikwepa Ndagerageza ariko nuko mbona bafata neza mikoro nuko mbona nta mwanya mbona. nagerageza none se fata neza mikoro fata uretse neza gato mucarengeye ibintu abana mwigize ngo ntabwo mwaba ba mbere mudukurikiye oya ngo nta mwanya babona muba muhahira ingo ariko mwabana ariko minerivare tuba twayishatse tukabishyura kuki mutaba ba mbere oya no ku ishuri bararya amakuru kandi bafite n'abarimu ibaze mu rugo uvuyeyo ufashe breakfast ugeze ku ishuri baguhaye lunch kuki udatsinda kuki utabona nagerageza kutubwira impamvu imubanga imbogamizi ahura nayo ituma ataba uwa mbere cyangwa mu rugo ntabwo bateka bateka barateka urabona uyu mwana ukuntu ashobora kuba umwana nuko ngera mu rugo ugera mu rugo unaniwe ni impamvu ituma ariko uyu mwana azi ubwenge umwana unanirwa akaba uwa kabiri akaba uwa kabiri biboneka ko aba yakoze cyane ashobora kuba ku ishuri ahava yakoze cyane mu ishuri ryanyu divine atubwiye ko ari ukunda kuba uwa mbere nibyo divine ni ukunda kuba ngo divine aba uwa mbere ukamukurikiza ukaba uwa kabiri okay bano bana barakoze murakoze turabashimiye kandi tuzongera tubakenera ubutaha muzazane birote zanyu hano kuri studio tuzongera tubakenera ubutaha muzaze muzanye birote tubahembe ibihembo birahari n'abana badukurikiye twababwira nabo abazi umwana uzaba uwa mbere ashatse yazohereza birote ye bakayifotora bakayishyira muri comment tukanamuhemba bitwaye iki twabashimiye divine andi cyubahiro murakoze twari twasezeranye ko bari gutwigisha kandi kantu kamwe mu gifaransa ngewe uzi kantu nshaka batwigishije kuramukanya egare ko batwigisha no gusezerana ndeye ko wabimenye bonjour ni njyewe bayigishije bonjour ni yaje ngaho yivuga twumve bonjour wow nibyo gusa harya batubwira ahubwo noneho dusezeraneho batwigisha n'ukuntu twasezeranaho dusezeranaho gute mu gifaransa ubu tugiye gusezeranaho turasezeranaho gute iyo mugiye gusezerana tubikora tutarabyibagirwa usubiramo cyane yabyo
iyo mugiye gusezerana uramubwira ati none hari kandi babari ngiye gusezera uwo mba gusezera nanjye ngiye gusezera ugasubiza ngo ikize ugasubiza ngo we au revoir ariko iyo muzabonana mwese uramubwira oya tuze turi kubigira byinshi we tubyihoreye gusezeraho oui au revoir oui au revoir twamenye igifaransa. Okay, naho utaha turabashimiye cyane mwakoze cyane mari wamugisha baravuze ngo ni ore oya ntago hasuzanira au revoir. Okay, twakongera kandi tukakira wa muhanzi wacu rero udususurutsa muhanzi wacu w'umunsi mu kiganiro kandi afite indirimbo we uyu muhanzi wacu afite indirimbo mana yaje afite indirimbo n'akaririmbo Didiyizo tumukomera amashyi ariko Didiyizo yinjira muri studio n'abadukurikiye rwose mudufashe abantu mudukurikiye rwose duhereza amashyi Didiyizo atangira rero turapa cyangwa urafite okay no ndatekereza rapfe akarabyo bako karara akandi wabonye ko umwana afite tara yo kuririmba afite impano ibintu arapa urabona ko arabizi yego ibintu aririmba urabona ko abizi aje ko ntago azakoramo kuri Didiyizo twagiye Didiyizo bakubita ikindi gihangano cyawe ususurutsa abantu bakurikiye ikiganiro cyawe nabyutse saa 2 nambara kama 2 my god inzara iranyishe ahubwo mbise numva inzara nakunda ubugari ndagufa ibya hatari oya nagasubiremo kujya ariko zamura ijwi ryawe twongere twumve kandi ariko tugerageze kumufasha kameme mususurutsa kino giterane cyacu twagiye nabyutse saa 2 nambara kama 2 njya mu rugo rugari bamubita ubugari mwari mufite ikibazo cy'inzara Didiyizo yabazaniye ikintu cyitwa ubugari urakoze naho mu kanya kandi uyu muhanzi wacu turuze kongera tumukenere Didiyizo uyu muhanzi uririmba ubugari bwahenze urabeshya mwese ubugari bwahenze hari abantu bari muri diaspora batabizi ko mu Rwanda ubugari buhenze ese ubugari najyaga numva ko muri Amerika buhenda no mu Rwanda uziko bugura ngaza nka 250 we yego ko ngwiki imyumbati yabiva he ubugari bwaje guhenda ryari ubugari ukizikura ngayo ubugari nubwo abakiri bo ntago turi kubura okay twikomereza ikiganiro cyacu kandi twakire abana bagiye kutubwira uburyo iyo umuntu ageze muri vacances vacances zageze abana mwese mudukurikiye mugiye kwinjira mu vacances niyo mpamvu twaganiye ku kigo kihe umucyo sikuru tukegera abagenzi banyu aho twasanze abahanzi ndetse n'abana b'abahanga bo mu wa kane bakunda kuba abambere bumva ibintu byitwa ngo imibare n'igifaransa ku buryo buboroheye cyane ariko twakakira abagenzi babo kandi nanone bakatubwira ko tugeze muri vacances arakurikira hiki abana babiri batubwire begera he twari tumaze kubabwira bagiye kutuganiriza batubwire iyo umuntu ageze muri vacances akora iki nyine baraduha schedule niba uri umwana ukaba utari uzi icyo ugiye gukora muri vacances kurikira reka baguhereza umurongo begera hino ni karibu tubakire mu kiganiro amashyi menshi rwose tubahamashyi cyagiye twahoze tuvuga abana bambere ngo nabahanga ngo barakeye ariko ababaje ko ndeba nabo bankuyemo niko ko nemeye ko my godness reka ndebe hano hari umwana witwa 621 ni 622 uriya ni 600 hano bana ariko bashobora kuba no mu ishuri bakurikirana okay reka rero dutangire twakira 621 niryo zina ryawe tangire twibwire niryo zina ryanjye nitwa Niyonshuti Marika yigeze kongera n'amajwi Niyonshuti Marika twakirira uwo mwegeranye wewe witwa Umukiza Romeo Chris ariko nubwo twatangiye tubibavugira hari twaba twababeshye wasanga atari abanyeshuri yenda ari nk'abatetsi cyangwa se ari nk'abashumba cyangwa se ari nk'abacuruzi nimutwibwira akazi mukora duhere hano uruhande rwanjye uye tubwiye ko ari Niyonshuti Marika yewe yambwiye ko yitwa Romeo umunyeshuri wo mu wa kane mu mashuri abanza ku school uyu muneiba we nawe uri umunyeshuri muri baby muri middle cyangwa muri kane w'amashuri abanza ubundi umuntu akibabona bano bana
ahita abyibwira ko byanze bikunze baba nk'abambere nk'uko bagenzi babo bavuye hano, ariko kandi ubwo barigana kuko nabo batubwiye ko biga mu wa kane. nabo mu wa kane Batubwiye bagenzi banyu ko muba abambere, ubwo mwebwe muba abanyuma bimeze gute? Duhere hano kwa niyo nshuti Marika, ko ndebye niyo nshuti Marika yankunda no kumubona mu biganiro byinshi cyane. Niyo nshuti Marika ni na misi wo kuri kino kigo akamemu, kandi namenye ko mu byo bagenderaho batora abamisi. ubwenge buri Urakoze cyane. Bariya bana baba abambere, none mwebwe ntabwo muba abambere se? baba mbere kugira ngo tuzafashe n'abandi tukabambere. Mwangu naba baba abambere, ariko ntabwo ari igitangaza ko najyaga numva mu gihe cyacu tukiga bajya gusanga abana babaye nka batanu ari abambere, umwanya wa mbere bakabasomera icyarimwe batatu bose, kumva ngo babaye abambere. Igifaransa baradidibuza, ababa bagiye nta nakongereza ati batuhaye basi nakatoya ko barigendeye ko bazakaduhuza. Ahubwo bibutse uwo munyeshuri bavuze witwa Gumisenge Jean Pierre yari witwa Mensi. Hari ikiganiro nashyize kuri no channel yacu nakoranye nabo, ku bantu bashaka kukireba bajye hasi muri video kirimo barasangaho uwo munyeshuri bamurebe rwose, ukunzwe ku kigo Umucyo School. Hariho afite abana bose twakira tukabakira batubwira ati yewe urumva ye ntakunze Gumisenge Jean Pierre nakunda nde wumva. Bamurebe uwo munyeshuri ateye amatsiko cyane. Okay, dusezerera abahungu bacu n'abakobwa bacu bakoze gusezera ikiganiro ko mba nuti ariko ndakibuka n'ikimenyimenyi uko baramukanya. Wari ugiye kuvuga ngo iyi nari mbivuze gutyo Au cyane. Hanyuma ntabwo twasoza ikiganiro cyacu tutakiriye wa muhanzi wacu Didiyizo waze yongera twike hake umuhanzi wacu w'umunsi, umuhanzi wacu w'iki kandi mumenye ko ari uwo mu mujyi wa Kigali hose, utagira ngo ni uwo mu kakaritsiye ko ku Gisozi, ni uwo mu mujyi wa Kigali. Aho uherereye hose umenye ngo mu mujyi wa Kigali twasuye ikigo cyitwa Umucyo School. Twahasanze umwe mu banyeshuri baho w'umuhanzi batubwiye w'igitangaza w'umuraperi rwose ujya kuri stage hagashya. Si abanyeshuri gusa rero twakiriye, turi kumwe n'uwo muhanzi, kandi mbere yuko dusoza nadusoreza ikiganiro cyacu ari igihangano waba usigaranye kirahari. Okay. Bakubitiramo igihangano cyawe kandi hanyuma tubone gusoza ikiganiro cyacu. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo, umwana rukundo wanyibiye dendo, bwira komando asa n'umubando nayenze n'inyundo tumumenye ibondo. ariko noneho bihinduye isura ngo gahunda ngo nukumena ibondo. Subiramo duce bugufi yatureka umuhanzi agaragara, ongera wakubitire rap yawe urumva. Noneho nutari yemera turabizi ko hano haremera oya muzanemera sha bugufi sha tureka umuhanzi agaragara. Twagiye ongera uba cabiranye rwose uba kubitira mu gafuka. Twagiye batangira. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo, umwana rukundo wanyibiye dendo, bwira komando nasa n'umubando nanyenza n'inyundo tumumenye ibondo. Kazafatwa kabisa. Urakoze cyane umuhanzi wacu urakoze cyane. Twasezera abantu gukora subscribe baduha na comment, ariko se bamera ko atari kuduha comment bimeze ariko hano bari buzitange nabizi bazitange. Hanyuma abana bakurikiye iki kiganiro turabashimiye kandi turabakunda cyane, n'ababyeyi babo n'ababyeyi turabakunda, n'ababyeyi babo mwadukurikiye turabizi neza. turabakunda naho ubutaha turabakunda cyane.